Ikibazo cya Farenganye kiri mu byatumye Rayon Sport ikomeza kugorwa n'umusaruro muke muri iyi sezo. Ubuyobozi bwa Rayon Sport bwafashe icyemezo cyo kwihanangiriza uyu rutahizamu w'umunyasenegal nyuma yo kumufata nk'uwataye akazi bitewe n'igihe amaze adakora ibijyanye n'inshingano ze zo gukina umupira no guha ibyishimo abakinnyi n'abafana ba Rayon Sport. Farenganye yakomeretse muri Gashyantare 2025 ahita abura mu kibuga igihe kirekire. Icyo gihe yari mu bihe bye byiza cyane kuko yaramaze gutsinda ibitego 13, ari nawe wari uyoboye abatsinda byinshi muri shampiyona y'u Rwanda. Kubura kwe byahise bigira ingaruka ku busatirizi bwa Rayon Sport. Nubwo yakomeje kwitabwaho n'abaganga b'ikipe kugeza atangiye imyitozo yoroheje muri Nzeri 2025, ibintu byaje gufata indi ntera ubwo yasabaga uruhushya nanone rwo gusubira muri Senegal, avuga ko agiye kwita ku mubyeyi we wari urwaye. Icyakora igihe yamaze ataragaruka cyatumye noneho ubuyobozi bubifatira umwanzuro kuko bwabifashe nko guta akazi. Umuvugizi wa Rayon Sport Gakwaya Olivier yagaragaje ko amakuru yamenyekanye yerekana ko impamvu y'urugendo rwe itagarukiye gusa ku burwayi bwa nyina, bityo ahabwa itariki ntarengwa ya 5 Mutarama 2026 yo kuba yamaze kugaruka mu kazi byanze bikunze. Ikibazo kije mu gihe Rayon Sport ifite ibibazo by'imvune n'urwego rudahagijwe rw'abakinnyi bamwe, ari nabyo byatumye yiyongeramo abakinnyi bashya barimo nka Kwizera Olivier, Pizarro ndetse na Yannick Bingalo. Kugeza ubu Gikundiri ku mwanya wa 8 n'amanota 21. Ibi bintu ntago byanyuze abafana bayo. Kubura rutahizamu wayo w'ingenzi byakomeje kugorana, bituma hibazwa niba Rayon Sport ishobora kongera guhagarara neza, cyane cyane imbere y'imikino ikomeye iri imbere irimo AS Muhanga ndetse na Super Coupe ya Ferwafa izayihuza na APR. Iki kibazo cya Farenganye kigaragaza isomo rikomeye ku bakinnyi b'abanyamahanga. Umwuga, imyifatire n'ubunyamwuga ni ingenzi nk'impano.